Muraho neza, turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Ni kuri Mubwire TV muri, wakwibaza ngo nimubwire iki? Nta kindi tubwira abantu, kubabwira ko ari beza, kubabwira ko tubakunda, no kubabwira ko tubashimira. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakunda gukomeretswa n'amagambo mabi, basubiye inyuma, baciwe intege n'abantu, babwirwa ko ntacyo bashoboye. Twaravuze ngo ni iki twakora? Reka tubwire abantu ko ari beza. Ikindi, abantu bakunda kubwira abantu ibyiza byabo ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwabo. Ugasanga abantu barashimira abantu, umuntu ararira abwira umuntu ngo warakoze warakoze, kandi atarigeze abimubwira. Twe twaravuze rero reka Mubwire TV tubwire abantu ibyiza byabo, tubashimire, tubabwire ko ari ingenzi. Ni ibyo tuvuga, ni ibyo dukora, nta kindi wabona aha ngaha. Dukora amasiripurize, abantu baraduhamagara bakadutuma, ukadutuma ku muntu ukatubwira ngo nimugende mumbwire uyu muntu ko mukunda, nimugende mumbwire uyu muntu ko mushimira, ari mu maniveriseri tujyayo mwarabibonye, ari mu buzima busanzwe tukatubwira ngo uyu muntu ndashaka kumutungura, nanjye nkamubwira ko mukunda. Aho hose turagenda, tujyana indabo, tujyana umuhanzi, tubikora neza. Musubire inyuma n'abashyashya muri kuza, musubire inyuma mugende muri amasiripurize dukora, biba ari byiza kandi umuntu wese wabikorewe akubwira ko binejeje. Ni ibintu biryoha, nta muntu n'umwe wanga gukundwa. Tubwire abantu ibyiza, twereke abantu ibyiza, dukore urukundo, bizatubera byiza. Murabizi rero ko iyo tuzakoze siripurize tugira ibintu tuganiraho muri rusange byadufasha kubaho mu buzima bwiza ndetse ubuzima bunezerewe. Uyu munsi rero narebye ndavuga ngo ni iki cyadufasha. Uyu munsi nje kubabwira ibintu abantu benshi cyangwa abantu benshi baba batekereza cyangwa inzozi zabo, umugabo w'inzozi z'abantu benshi, umugabo abantu benshi bifuza kuba bagira. Ibintu biranga umugabo nyine abantu bifuza, umugabo mu buzima nyine ukenewe, akaba ariko tubyita. Mbere yuko tubivuga rero reka mbanze mbabwire ahantu mwakura ibintu by'ubwenge. Abantu mushaka kudodesha, abantu mushaka kwambara imyenda myiza, abantu mushaka amarido, ibintu byose bijyanye n'abatayeri, bijyanye no kudodesha, amatisi meza bakurangira ugakoramo imyenda myiza, Grace arahari. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge, uramuhamagara kuri 0788 50 95 Uwo ni Grace, uramubaza umwandikire agufashe aguha imyenda myiza. Hanyuma abakeneye kwambara neza namwe Nunu arahari kugira ngo abambike neza muri shike. Winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiyeho niho Nunu akorera. Nimero ya Nunu ni 0788 70 88 35. Uwo ni Nunu, araguha imyenda myiza. Hanyuma abashaka imodoka namwe ama-hybrid, imodoka nshyashya, ibintu byose bijyanye n'amamodoka meza ajyanye n'igihe, Fabiola arahari kuri 0788 98 13 097. Hanyuma mukeneye jaride, mukeneye amavaze, Yvette nawe arahari kuri 0788 65 12 58. Hanyuma rero bantu mukeneye kurya inyama nziza, kurya inkoko nziza, ibintu bimeze fresh, ibintu bikiri bishyashya, ibintu bidatuma mumererwa nabi mu buzima bwanyu, Sylvie nawe arahari kugira ngo abahe inyama nziza, abahe inkoko nziza. Wanamuhamagara akagukorera delivery, ibintu byabo birizewe rwose. Inyama zose ubwoko bwose barazifite. Nimero ye ni 0788 44 94 84. Uwo ni Tente, arabaha inyama nziza, mumuhamagare baranazibagezaho aho muri hose. Nari ngiye kubabwira rero ibintu biranga umugabo mwiza cyangwa umugabo abantu benshi bifuza, umugabo wifuzwa n'abantu benshi, umugabo w'inzozi z'abantu benshi baba batekereza, bamwe na bamwe baba bifuza kuba bagira umugabo umeze gutya. Icya mbere ni umugabo wubaha Imana cyangwa umugabo ufite Imana muri we, umugabo ufite Imana, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere Imana. Usanga rero n'aba bantu bandi batari abo mu nzu y'Imana cyangwa batavuze ngo barakijijwe ariko tubyita abashaka umuntu nyine ufite Imana muri we cyangwa wubaha Imana cyangwa ufitemo gutinya Imana muri we. Umuntu akumva nyine mu biganiro bagirana nubwo baba bari mu mafuti cyangwa bagize, akajya avuga ariko Imana, wa mugabo nyine utekereza ku Mana, wa mugabo, umugore akavuga ati, umukobwa akavuga ati ariko se uyu muntu koko azafasha abana kuba bajya basenga, abana bacu bazagira aho babarizwa, abana bazagira aho babatirizwa. Nyine wa mugabo ufite ahantu ahuriye n'iki n'ibintu by'Imana. Uwo rero niwe muntu abantu benshi usanga bifuza, niwe mugabo abantu benshi baba bafiteho ibitekerezo bamwe na bamwe, ariko usanga bifuza akavuga ati wa mugabo uko bimeze kose nzabwira no ku bintu by'Imana akaba yabyumva. Icya kabiri, umugabo w'inyangamugayo. Umugabo w'inyangamugayo ushyira umugore we imbere.
mu bintu byose ugasanga umugabo ntabwo ashaka gukora nk'umuntu uri nyamwigendaho, umuntu uri wenyine. Hari abantu bagira ubuzima ugasanga nubwo yashatse umugore, nubwo afite umugore, afite ubuzima ashaka kubaho nka nyamwigendaho, cyangwa ashaka kubaho nka wenyine nk'aho atagifite umuryango. Rero wa mugabo w'inyangamugayo uhoza imbere ye umugore, mu mishinga yose ushyira imbere umugore, bamubwira ati ahantu ari, bamubaza cyangwa no mu biganiro ukajya wumva aravuga ati umugore wanjye se, umuryango wanjye turabanza tubiganireho n'umuryango, ndabanza mvugane na famiye, ndabanza, cyangwa nimba akiri n'umusore ukumva aravuga ati ariko ngewe buriya n'umugore wanjye tuzajya tubigenza gutya. Uwo muntu rero iyo abantu bamwumvishe babona ko ari umuntu abantu benshi bakwifuza ndetse abantu benshi bakenera. Wa muntu ujyana n'umugore we, bakunda gutemberana, bakunda gusohokana, mbese ahantu hose ukabona ni umugabo uri kumwe n'umugore we. Uwo mugabo rero abantu benshi baramukunda, utabaho ubuzima bwa wenyine, utabaho mu buzima mu gihe nyine ari mu kazi birumvikana, ariko mu gihe agize ibindi bintu byinshi ajyamo akabihuriramo we n'umuryango we, nyine akabijyanamo n'umuryango we. Icyo gihe abantu benshi bahita bavuga, usanga n'abandi bicaye wenda niyo ari abagore, akabona umugabo n'umugore bari hamwe n'umuryango, bati sha reba iriya famiye, reba ukuntu iriya famiye inezerewe, reba ukuntu iriya famiye yishimye. Kandi mu by'ukuri hari n'igihe mushobora kuba muri kumwe muri uwo mwanya mutishimye, ariko abantu kuko muri kumwe biba nk'ikimenyetso cyerekana ko mwishimye, biba nk'ikimenyetso cy'ubumwe, biba nk'ikimenyetso cy'uko nyine muri hamwe muri nk'umugozi w'inyabutatu, ko utari wenyine. Icyo gihe rero iyo muri kumwe usanga abantu benshi nyine babishima, usanga abantu benshi babikunze, usanga abantu benshi bavuga ati oh reba uriya mugabo disi, reba uriya mugabo ukuntu aba ari kumwe n'abana be, ako sha reba ukuntu uriya mugabo iyo abonye akanya afata abana bakabajyana gukina, reba uriya mugabo disi ukuntu afata abana bakabajyana gusenga. Wa mugabo nyine uha umwanya umuryango we, wa mugabo uha umwanya abana be, famiye ye akayigira priorite. Kuko hari abantu benshi usanga satani, nimba ari nka satani warabibye, sinzi ukuntu biba bimeze, ugasanga umuntu ni umugabo ariko nta kintu ashaka, nyine ibitekerezo bye ntabwo umuryango we uzi imbere, ntabwo umugore we n'abana be aribo bantu baza imbere, ahubwo ugasanga abandi bantu bo hanze barazamo imbere mu mishinga yose afite, ntanatinye no kuba igihe yajya no kuba ari ikintu yagura agahita agishyiraho wenda abandi bantu, kandi afite abana, kandi afite umugore. Icyo gihe rero umugabo ushyira umuryango we imbere, ushyira abana be imbere, ushyira imbere ye nyine umugore we, ni umugabo abantu benshi bifuza, kuko n'uwo muntu uba ukira wenda n'ingaragu cyangwa urubyiruko ruba ruvuga ngo nawe rumurebera akabata ko umugabo uzampa agaciro, umugabo uzanshyira imbere, uyu mugabo rwose niwe ugira gute, ni umugabo wifuzwa n'abantu benshi. Ikindi, umugabo uca bugufi. Umugabo uca bugufi, guca bugufi ntabwo ari ukuvuga ngo bagusuzugure bakugende hejuru, oya, ariko igihe bikenewe, igihe biri ngombwa, nyine umugabo uca bugufi. Uwo mugabo nyine atari wa mugabo, hari umugabo ufite imbaraga ndetse wenda afite n'ubudahangarwa, ndetse afite no mu by'ubuzima bitamwemerera, wenda tuvuge hari abantu bitewe n'icyubahiro bafite uba ubona ukavuga ati kabisa nk'uyu nguyu atanaciye bugufi, wenda urugero byakumvikana, ariko ugasanga ibyo byose abirenzeho, abaye umugabo uca bugufi. Uwo mugabo rero ni umugabo w'inzozi z'abantu benshi, abantu benshi bakunda wa mugabo wiyoroshya, umugabo wumvikana, umugabo udafite amahane udafite amahane, udafite imvururu, ahubwo umugabo uca bugufi. Uwo ni umugabo w'inzozi z'abantu benshi, umugabo abantu benshi bavuga ati kabisa uyu mugabo natwe turamwifuza, kuko yuzuye iki? Yuzuye guca bugufi. Ikindi, umugabo ufite urukundo. Umugabo ufite urukundo, kuba afite urukundo, kuba akunda umuryango we, kuba akunda umuryango yashatsemo, kuba akunda n'umuryango we. Ntabwo kuba ufite urukundo ari uko ukunze umugore wawe n'abana bawe gusa, oya. Kuba rero umuntu ufite urukundo ni ukuba ufite urukundo, ukunda abashyitsi, ukunda umuryango washatsemo, ukunda umuryango wawe, kuko murabizi turi mu bihe bibi pe, turi mu bihe binagoye, ibihe satani, urukundo rugenda rushira mu bantu, ugasanga umuntu n'umuryango wari umuryango we ntawukunze, n'umuryango yashatse ntawukunze. Uwo muntu udakunze umuryango we ntakunde uwo yashatsemo, urumva yakunda abaturanyi, urumva se yakunda abashyitsi? Ariko izo ni imbaraga mbi z'umwijima, ni satani uba ushaka gusahura abantu ngo abanyaga ibyiza. Rero umugabo ufite urukundo, urangwa n'urukundo, wa mugabo abantu azaba ari iwe, abantu bakaza mu kubasura, abantu bakaza kwibona mu rugo rwabo, uwo muntu ni umugabo w'inzozi z'abantu benshi. Ikindi, umugabo ugira isuku. Umugabo ugira isuku.
umugabo ugira isuku mu byo avuga, mu byo yambara, mu bikorwa bye byose ukabona ari smart. Uwo mugabo, umugabo ufite isuku cyangwa umujene ufite isuku ni umuntu w'inzozi z'abantu benshi. Nta muntu udakunda umuntu usa neza, nta muntu udakunda umuntu mwiza, nta muntu udakunda umuntu wambaye neza, nta muntu udakunda umuntu usobanutse. Isuku rero iyo yubahirijwe, isuku ku mubiri, isuku mu bitekerezo, isuku mu myambarire, ibyo biri mu bintu byose bituma umuntu abantu bagira gute bamukunda cyangwa bagira gute abe umuntu w'inzozi nyinshi. Ikindi, umugabo uvuga makeya, umugabo nyine nawe utavuga amagambo menshi menshi menshi. Mujya mwumva ko hari n'abagabo bavuga amagambo ugasanga abantu babahinduye nk'abagore, ugasanga abagabo nyine bateshejwe agaciro avuga ngo ngo barase buriya ni abagabo, bitewe n'iki? N'inkuru bahora bavuga cyangwa n'ibyo, cyangwa asanga ni abagabo nibo baba mu matiku. Uwo mugabo rero ufite amagambo menshi, uvuga menshi, ntago rwose abantu benshi bamukunda. Ariko yari umugabo uvuga makeya, umugabo ufite ibitekerezo biri ku murongo, umugabo ujya inama, umugabo ushobora kuba nyine nawe wavuga uti kabisa uyu muntu baraza kumbaza ati ese uriya ni umugabo wande, ugasanga abantu bose bifuje kuba bavuga ngo uyu ni umugabo wanjye, bitewe n'iki? Nuko atagira amagambo menshi. Uwo mugabo rero aba akenewe ndetse aba yifuzwa n'abantu benshi. Ikindi rero, umugabo wiyubaha, umugabo wiyubashye, umugabo nyine wubaha uwo ari we akiyubaha, ntabe wa muntu w'umusinzi ugenda ngo arare mu nzira, ntabe wa muntu ninde bafatanye indaya, nyine wiyubashye. Hari umuntu uba ufite n'icyubahiro n'abantu bafite akazi keza, ariko ugasanga amaze nk'icyumweru ntajya mu kazi, yarasinze yibereye mu kabari, bamuteruye ntazi uwamutwaye. Ni ukuri ibyo bintu nta kwiyubaha bibamo. Ariko iyo uri umuntu wiyubashye, nibyo mpora mbabwira ngo iyo wiyubashye n'abantu barakubaha. Umugabo rero wiyubashye nta muntu utamukunda, nta muntu utamwifuza, ni umugabo w'inzozi nyinshi. Ntago rero ndi butinde, utwo ni utuntu duke mba narebye, ni ubutanzareba utundi. Nawe ushobora kuba uvuga ngo muri ibyo byose buriya avuze ngewe nta na kimwe kirimo, wenda uw'inzozi zanjye nizi. Ariko hari n'uwo inzozi ze nawe yaba murizi. Ariko mu by'ukuri uko wicara uri umukobwa ukavuga ngo, cyangwa uri umugore uti ndifuza ko umugabo wanjye yubaha Imana, ndifuza ko umugabo wanjye asenga Imana, nawe bari ko ubikora ndetse ubikore kumurusha. Nimba ukunda ukuvuga ngo umugabo w'inzozi zanjye ni umugabo wita ku nshingano z'urugo rwe, ni umugabo wita ku muryango we, ni umugabo ukorera umuryango we, haguruka nk'umugore nawe ubanze ukorere umuryango wawe, ubanze wite ku muryango wawe. Nimba uri umukobwa ukavuga ngo nkeneye umugabo ugira isuku, kandi nawe ubwawe ntayo ufite, aho ngaho wakishe. Banza icyo ukeneye cyose gikora inshuro zikubye, gikora inshuro zikubye, bizarushaho kugenda neza, ndetse n'uwo uzabona azaza murushaho gufashanya, murushaho ko ibintu bigenda neza. Rero tube bamwe, tugire isuku, tube hafi y'Imana kugira ngo tugire imiryango yishimye. Mpora mbabwira ngo nimugira umuryango wishimye, nimugira umuryango unezerewe, bizarinda ingo ziri imbere zizaza, iz'abana bacu bazubaka, zizaba ingo zizira amakimbirane, zizaba ingo zirinda amacakubiri, zizaba ingo zitarimo divorce nyinshi. Bitewe n'iki? Abana bacu bazatanga ibyiza twabahaye. Jya uha abana bawe umwanya, ubahe agaciro, ubatege amatwi, ubahugure ibitagenda neza. Ndetse n'umugabo murusheho kwicara muganire, murusheho guhuza, mujye inama, muhane ibitekerezo, bizarushaho kugenda neza. Ndabakunda. Mukore like, mukore share, mukore comment, munatubwira ibindi, ese ibintu tuvuze nibyo, ese ibintu tuzanye nibyo. Kandi abantu mufite ibitekerezo bizima byiza, mwumva hari ikintu mwabwira abantu, mwumva hari inyunganizi mw'abantu, mujye mumbwira ko hari ibitekerezo mushaka kuzana, nzajya mbahereza umwanya twumva ibintu mushaka kubwira abantu, hanyuma mubibabwire. Hano ni ibyubaka, hano ni ibizamura abantu, hano uhavugira umuntu ushaka gushimira, ntabwo uhavugira umuntu ushaka gusebya, ntabwo uhavugira umuntu wagukomerekeje, ahubwo wavuga umuntu wakomoye. Aha ngaha tuhavugira inkuru nziza, aha ngaha naho twerekanira ko abantu bazima ndetse abantu bafite umumaro bagihari. Rero mukomeze mukore like, mukore share, mukore comment, ibiganiro byacu bigere kure. Turabakunda. Amahoro y'Imana abane namwe.